Guys, abantu mujye mugerageza investment platform, dore platform yindi nshya zose ubu nonanga utuma twavuga nanjye ngiye kubereka uburyo VIP stay, uburyo ugura VIP n'uburyo ukora task ndetse n'uburyo ukora withdraw, byose bikwereka neza cyane. Dore ukuntu rero VIP zimeze, usuze kwibuka gushora mu rugero no kwanga VIP ya mbere kuri platform ushoramo amadolari 3.9 ukajya ubikura 1.56 muri kubona. Noneho VIP ya kabiri nayo ntabwo ari menshi, ushoramo 9.9 ukajya ubikura 3.96 muri kubona hano. Noneho VIP ya gatatu washoyemo 39 ukajya ubikura 15.6. VIP zo ni nyinshi ziragenda zikagera kuri VIP ya 10. Ubwo naho nawe mufite ubushobozi, reba link ukore register. Gukora register ni email ushyiramo na password, ubundi ukongera ukayisubiramo password, ubundi ugakora kuri register, ubundi ugahita usoza. Iyo usoje gukora register rero kugira ngo ushobore ugure ya VIP ushaka kugura, tuvuge ni ya mbere cyangwa ya kabiri, uraza dore ukajya hano handitse ngo recharge, kamabereke dore handitse ngo recharge, niho unyura ugiye kugura ya VIP ushaka kugura, ukakanda. Nuza kwakanda barakwereka bwa tumenyere bwo kwishyiramo nyine bwa bari USDT network ya TRC20, urabibona byaba ari ama TRX, byaba ari USDT network ya BEP20, byaba ari ama BNB. Aho uri buza kunyura hose ugiye kohereza USDT, ikizima no kuza kuzirikana network wahisemo. Niba ari USDT kuri network ya BEP20 ukaza kuyizirikana, niba ari USDT kuri network ya TRC20 ukaza kuzirikana. Ubundi wallet address, icyo bakora baguhereza wallet address yo kwifashisha mu investinga nyine, niyo wifashisha ukagenda ukajya muri exchange yawe ubikamo amadolari, ukohereza ya madolari ya VIP ushaka kugura. Noneho kanindira gato ya network ndabona ziri gutinda, mbereke wallet y'ibiri. N'ubundi iyi wallet address niyo wifashisha nyine bitewe na network wahisemo. Noneho iyo imaze kuyashyiraho ntabwo biba birangiye, utuzo gakanda hano ndetse ngo recharge completed, uba uri kumenyesha ba nyiri platform ko invested cyangwa se amaze gushyira amadolari ya VIP ushaka kugura, yaba ya mbere yaba ya kabiri. Noneho nabyo bayabonye bakwandikira ko charge yawe completed nka bucya, ndetse bikikaraga kigiye bakwereka ko ya yandi washyizemo bayabonye, ndetse na VIP waguze bayactivate nzo ukaba wakemererwa guhita ukora task rero rwose ku rwego ngiye guhita mwereka. Usubira inyuma ukaza dore hano handitse task, murabona hasi dore nga kakanda. Nuza kwakanda uraza kubona nyine bagwaye task yo gukora. Hano na VIP y'ubundi irimo, icyo usabwa nuko uza kuzirikana kuza kugura VIP ibi ya mbere ibi ya kabiri ukayigura. Ubwo rero wamaze kugura VIP baguhereza task yo gukora. Urabona ko nanjye task imwe iriho, muri kubibona. Uburyo dukora tukanda kuri complete kugira ngo ya task yacu tuyikore. Iyo kanze kuri complete urarindira gato ya task ikarodinga, muri kubyumva. Murabona ko iri kurodinga, ubwo task urarindira mpaka irangiye. Iyo task irangiye bakandikira ko task yo completed successful, ngo bucya buke task uyisoje. Isoje task rero nkuko mubimenyereye uhita unabikura ku kanya bwo kubikura. Uza hano kuri muri kwabona hasi ugakanda kuri buto handitseho withdraw, dore ngiye hano muri kwabona ntunyura ugiye kubikuza. Uraza kwakanda, nuza kwakanda bakwereka ayo wemerewe guhita ubikura. Hano murabona mu buryo bwa BNB, ariko kugira ngo tubikore USDT urakimura kano kantu kagashyira hano, muri kwabona na kuno ngimuye bigatuma uza kubikura ama USDT nyine ya VIP ushaka kugura waguze na yaba ya mbere yaba ya kabiri. Murabona ko ari iyo maze gushyiramo kuri USDT, ubwo ushyiramo uyu mara amadolari habanza hari withdraw address, urugendo ugakopa address yawe ya USDT kuri network ya BEP20, ukaba ari ushyiramo hano, aho ushyiramo ya password ya kereti nzi gukora register, ubundi ugahita ukanda kuri confirm. Ubwo nanjye kano gafomu nkuzuze neza kugira ngo tubikurire hamwe. Iyo imaze kuzuza agafomu rero nkuko mubibona, umubare w'amadolari urimo, wallet irimo na password irimo, fees ni 0 na kintu ukata, ukanda kuri yose ukaratugera, ukanda kuri confirm ugahita ubikura. Ni kuki kubikura bigenda, ubundi ukarindira gato withdraw ikaba successful. Iyo withdraw imaze kuba successful rero nkuko mumenyera abantu bakora investment barabizi, mu gihe kitarenze umunota mundi amadolari babikoye bakugezeho. Withdraw proof zo murabizi zambaza iminsi nzibereka arabikura kandi ijana kuko platform bikiri cyashye. Ubwo rero nawe reba link ndetse na withdraw proof muri group WhatsApp nabanyiberekamo, ugerageza amahirwe kuri platform bw'igisoko kubona nangaha, ugerageza amahirwe.